Imana ishimwe. Imana ishimwe. Murakoze cyane. Kamanzi ishime kuba twageze hano kandi dushimira Imana ko ariyo yaduhaye aya mahirwe kugira ngo tubashe kugabura ijambo ry'Imana. Kindi ndashima mushumba yabidusabye kenshi ariko tugenda tubishaka bigasa naho bitugoye ariko uyu munsi byashobotse. Rero mbasabe iyo Mana yabitwemereye tuyiha amashi menshi cyane twishimye. Ikindi ndashimira Imana aho muri mugeze. Uyu muri mutangira twawubayemo cyane aha nahabaye kenshi kubera ko shope ni inshuti yaje cyane nubwo byageze aho agira byinshi natwe tugira byinshi twaba tukibona ariko nitangira twariko ariko uyu munsi ugeze aho ukareba uko umurimo umeze aho ugeze tawutashiye ndakurahiye tawutagira gute tawutashiye umurimo mwiza cyane. Pasiteri muyobozi paruwase amushimira Imana yagiye muzamura kageza urwego agezemo kandi buriya tuba tubakurikira kandi tukaba fier. Niyo hamwiza ngera kavuga ngo byenda siko imyaka tugize dukora hari gutekereza ngo se twaba twarakoze iki mu myaka tubaye bashumba ariko iyo tugiye tubona ab'Imana igenda ihagurutsa bakuriye muri paruwasi bien sûr twatangiye mu nako tukiri bato njye nabaye mushumba nkiri muto kabisa nariko sinari muto cyane ariko iyo turebye hano mu Rwanda ba bishop bamaze kuvamo ushize na muri Foursquare oya yes nakira bishop ku rusengero iwacu arimo yigisha agiye ndeba ba bishop bakuriye hari iwacu ku rusengero kuntu bamaze kuba abakozi b'Imana twavuga ati Imana ishimwe. Iyo tugiye n'ahandi mu yindi migabane y'isi tukareba ukuntu bahe bakorera Imana abatangiye we ari aba worship leader ni ba bishop bakomeye. Reka mbabwire ikintu nurera abantu uzusenga ko bakuruta bagera mu rwego buri mubyeyi utaza wifuriza ko nimba waragarukiye muri lisansi kwa abana bawe bakora PhD nimba warubatse akazu kangana gucya kamatafari ya rukarakara tukenere ko bagira etage ntabwo uri mubyeyi mwiza uri mubi pe. Pastor iyo tugeze aha niyo ntabwo irize navuga umuntu tumwe gusa maze ba Frank bakabyina tukarambarara hano tunezerewe gusa kubera iby'Imana yagize gutera yakoze. Rero mbasabe duha Imana amashi menshi cyane tuyishimira kubera ibyo byose. Abakozi b'Imana basanze icyo gihe twazaga mbere abapasiteri bakiriye hariya kabisa icyo gihe twabaga turi ushize yarandishuzaga ese ko mutaki mukigaruka ariko twaje pasi twahageze kandi umwanya nubwo ari muto ariko tuzagenda tugaruka kandi namwe tuzabatumira cyane kabisa buriya mugire ngo uzagarukira ahangaha. Ikindi nabonye abakristo benshi Mama Maria kabisa
ariko mwagize neza kuba ku rusengero hano. N'abajaga muri ibi bice byaho bakazabona aho bagera vuba. Ndabona abamze hano n'abavandimwe, ndabona abandi mureke mwese muzamure amaboko duha Imana ishimwe kuko ari Imana nziza. Ubu rero nari muri uwo mwanya, ariko ubundi nuko naringize igihe kirekire ntabwo ntangira kubwiriza nabaje gufata iyi minota, ariko murayinemereye ko mbanza gukora ico gikorwa. Sibyo sera abahanze baririmbyi bacuranzi namwe turabishimira cyane. Frank sema haleluya. Uriya nanezerewe guhurira nawe hano cyane, umusore nkunda cyane, kandi n'abandi bamwe nababonye bamenyereye n'abandi ntazi, ariko mwari mugize ngo mukora umurimo. Hari abamama nabonye muzi ko mugira abamama bari special bazababyina igisimba kurusha abandi bantu bose muri Kigali. Zandi bazadividi zanyu ngasanga ariko abamama bako mbona ari ba special. Umunsi tuzaba nka tugira tutumira wa hano abamama ntimugasiga muzabyina igisimba abamama biwacu babone. Bizaba byiza cyane. Rero uyu mwanya dufite gahunda, turi mu masengesho iminsi 40 tuzasoza ku cyumweru. Nanavuganye n'umushumba ndambwira ngo tuzabwiriza kandi muturekure vuba kugira ngo tugende tuje kuba ku rusengero, ariko nanone haje kuvuka indi isaba ko saa 12 ngomba kuba nagezeyo. Sinkigiye ku rusengero, hari indi gahunda ngiyemo nayo yihutirwa cyane y'igiterane nk'uko. None mu minota mike ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tuganira Imana yadushize ku mutima ryanditswe hano muri Timoteyo wa 2 igice ca 2 umurongo wa 5. Turabakiriye mwese abaraha n'abandi baje gukurikira bahaye bakurikira online. Igice ca muri Timoteyo wa 2 igice ni ca 2 umurongo wa 5. Haravuga gutya ngo kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu mikino ntahabwa ikamba. Ndagira ngo munumve neza ndimo soma biraja ko bafasha kumva, kandi ndasobanura mu mwanya muto kubo mwumvise neza ico twasomye. Kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu mikino ntahabwa ikamba nkeretse arushanijwe kuko bitegetswe. Ndongera nsubiremo, nkeretse arushanijwe kuko bitegetswe. Nankurikiye muvuge ngo haleluya. Mwongere cyane haleluya. Nukuvuga ngo harimo ibice nka bibiri. Phrase ya mbere irimo a na b. Iya mbere iravuga ngo kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu mikino ntahabwa ikamba. Mu bundi buryo abantu bararushanwa, barirukanga, bakora imikino, bararushanwa, ariko kurushanwa ntabwo bihagije, kubera ko iyo warushanijwe uba ufite papasi, uba ufite icyo ushaka, nubwo usingira icyatumye urushanwa. Noneho rero Paulo yandikira Timoteyo ashaka kwerekana ko kurushanwa ntabwo bihagije. Oya, wakwiruka, watera amakofi, wakora ibisabwa byose, ce n'est pas suffisant, ntabwo bihagije. Virgile. Noneho aja muri B. Iyo bavuze ngo keretse, keretse ni ikinyarwanda cyumvikana gishaka kwerekana ko icyo wakoze cyonyine ntabwo gihagije. Keretse hari inyongera. Sifa kwa Mungu. Hari inyongera ibaho. Noneho mu mikino bakavuga ngo keretse arushanijwe kuko bitegetswe. Ni ukuvuga
haravuga ngo keretse yubahirije amabwiriza y'umukene. Iri jambo rero rirakomeye cyane, ni naryo nashatse ko mu mwanya muto tuganiraho. Keretse yemeye kurushanwa bijyanye n'uko amabwiriza ameze cyangwa se amategeko ameze. Ntabwo naje kwigisha siporo, ariko ndagira ngo uyu mwanya Paulo yari umuhanga cyane kandi cyane, yari umwarimu ukomeye. Iyo yashakaga kwigisha ibintu ntabwo yageze amanura iby'ijuru, yageze ajya mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Muvuge ngo amen. Ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Ariko reka ndeke gutinda, ariko reka mpavuge buke kuko nuvise bizi. Muvuge ngo amen. Mwongere cyane. Haleluya. Umwarimu nyawe muzima. Jewe nize section pédagogique secondaire ndayirangiza, ngo marenje kwiga muri université niga Institut Supérieur Pédagogique, iyo bita ISP, yaformaga abantu gusa bajya mu burezi. Umwarimu muzima ntaza yigisha abantu ibintu buri abstrait gusa. Niyo mpamvu iyo urangiza uja muri laboratoire cyangwa se warangiza ugasohora abana, kera turi muri primaire, ukabajyana hanze ubavanyije mu ishuri, ukazugenda bagiye muri visite tubereka ibyo babonesha amaso. Niyo mpamvu iyo ureba Yesu, kubera ko yari umwarimu ukomeye watangije ubutumwa hariya muri Aziya, hariya mu Isiraheli, iyo yigishaga ntabwo yigishaga ngo amanure iby'ijuru, yajyaga mu bintu buri pratique. Kunda kubwira abantu nkababwira ngo buriya Bibiliya yanditswe muri context yaho Yesu yakuriye. Niyo mpamvu yisomye hariya mu gice cya 15 azavuga ngo nije muzabibu w'ukuri, namwe muri iki muri amashara. Umuzabibu nicyo giti cyagaragaraga hariya muri Aziya, nicyo giti cyari gihari, kugira ngo abantu bumve ubu Kristo imbaraga zabwo nubuhe bushingiye muri connection. Igishitsi namwe muri shami, ishami ntiryabaho ritahaye ryonka amashereka yo kubishitsi. Nawe nti wabaho utari connected kuri Yesu. No abigereranya n'ukuntu bari babimenyereye, ni ibiti byahoragaho. Umuzabibu namwe muri iki muri amashami. Mbabwiza ukuri, iyo ubwiye abantu bahana benshi umuzabibu niki tibawuzi, kugira ngo bisobanure tugiye gutradwiza neza ngo bumve. Udakoresheje hariya gice cya 15 ngo ukoreshe umuzabibu ukavuga ngo njewe ndi igitsina ciki cy'urutoke, namwe muri iki muri amakoma, c'est identique. Umwana wo mu cyaro w'ikibungo nahe arumva neza, iyo nazanye kakahoro kameze gute ngakubita ryashami yamakoma ngo pafu kari hano, nyuma y'icumweru ngiye kureba iryari ritoshe rigira gute rirungu. Icyangombwa ni connection, illustration wakoresha ni ukugira ngo ribisomo ryumvikana. Muranumva? Iyo Bibiliya ni imwe. Nubwo bakoresheje umuzabibu, uriya nawe agakoresha insina y'urutoki, icyo ashaka kwerekana leso niyo ngiyo. Reka mbere kikindi. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Muza mugira ubwenge mwige mumenye. Ngwino hano. Turacyari kumwe muvuge ngo haleluya. Ni munumva neza ibindi ndabyirukankamo. Umunsi umwe Yesu yitegereje abigishwa barabareba, arababa ngo aba bantu nimara kugenda bazagira ikibazo. Aba bazagira ikibazo. Kamanze mbigishe ijambo rijanye no kwiringira Imana bakarwanya amaganya, kandi kugira ngo barwanye amaganya ngomba kubahereza isomo ritazabavamo. Arabasohokana abafata ukuboko gushya barajyana, ngo bamare kujyana ngo bagere muri jardin nziza, bustani yuzuye indabo. Ahamagara abigishwa, ngira ngo none Petero agomba kuba ari we bagazusubiza vuba cyane. Arababaza ngo se mwabagabo mwati iki niki? Bose barareba ati ni indabo. Okay, ariko murabona ukuntu rusa ko bararureba
murabona iyi roze hari ahandi mwigeze muyibona? Ati na hano. Ninde uzuzidodera zigira izine? Ati nta izine y'imyenda. None se zambikwa nande? Uyu iyi roze sitya iziva bose basa n'abatumwa baba. Ifite bizi aho ruramba kanga rugira igihe kingana gihe rutumye. Ati rwuma vuba. Ati none nimwitegereze mwabonye ururabo kuntu rusa? Ati twarubo. Imana iza yambikura ururabo kandi rukuma mu by'umweru. None mwe muzamutekereza gute ko mugira agaciro kuruta indabo? Ni gute Imana izareka mwambara ubusa? Undebere we muzamureba ko mwapfuye mwabantu mwe. Imana izi yambika ururabo. Ni gute mwebwe muzamwumva? Mubanze murebera. Kandi arababwira ngo habe na Sulemani wabaye umukira wa mbere wabayeho ku isi. Ntabwo yigeze yambara rose city. Muzarebe umwenda wose amazine yakozwe. Nta izine yokora rose cyangwa ishusho isa n'ururabo. Kandi batangira kuvuga ati kabisa. Muranumvise? Ati uku rero uru rurabo rutambaye ubusa. Namwe muzamwizera ko mutakwambara iki? Ubusa. Arabajyana. Ngo agere hano arababwira ati mwitegereze. Ati barahagaze bose babona ubunyoni ti ko buratora pa ko burake ko burake. Arabaza ati iki ni inyoni. Harako mwasaze kishwe n'inzara ku muhanda? Ati tanaka kaza gahinga. Atoya nta murima kagira. Oya gasarurira tanaha. Ninde uzuzigaburira? Ni Imana. Mwebwe n'inyoni nindugira agaciro? Ati ni twebwe. None Imana izigaburira inyoni muzamutekereza gute ko yogaburira inyoni mwebwe? Muvuge ngo haleluya. Mwongere cyane haleluya. None arababwira ati rero ntimukiganyire kubera ko Imana izayita kuri ibi ngibi. Ati somo ririnjiye ndiyo afana muzazubona. Bwana asifiwe. Mwongere haleluya. Abarwanije kwiganyira umunsi umwe arababaza ati se ese iyo munsenze muza mwizera? Ati tuba twizera. Atoya arababaza reka mbamanure kuri ba mama na ba mukecuru. Ndahamagara ba mukecuru. None ko muri abana hari umwana mwigeze mubona asaba mama we umutsima wa kawunga cyangwa n'uw'imyumbati akamuhibuye? Atoya tibikabe ngira ngo abanye bakomeje ko mashitani ivyo uwo ni dayimoni uba wabaye pu ivyo sebyo ibuye ugatamika umwana wawe ibuye. Aha yamusaba ifi. Hari wigeze kuja gufata inzoka iryana akayimutamika? Atoya muri babe. Ariko muzamenya guhereza abana banyu iki? None sonje ko ngira umutima mwiza ko barusha muri abana ba. Iyo munsabye kuki mutaza mwizera ko ndumuvyeyi wabahereza? Harabo turi kumwe bavuga ngo ame. Mwokongera cyane haleluya. Isubirire inzambwira abantu iri somo sindigeze nyumva. Ntabwo nigeze nyumva kiri celibateri. Niyaryumvise maze gushaka. Turuzi n'ubu ngubu baba Franke n'aba bajene bose bari aha ngaha. Ni wewe ganzi izina mpa. Nizaza mvuga izina ryawe niwe mujene nzi hana. Abandi sha wewe izina ryawe uri Alphonse. Turubona aba Alphonse wewe ndugu yangu izina ryawe ni wewe warashatse wewe? Warashatse wewe. Nabukubonye. Wewe utarashaka wundi muko akazina ka urinde ma. Utarashaka Ivete. Tumurabona aba Ivete na ba Alphonse nabande. Iri somo ntibaryumva. Iri ngiri ryo kuvuga ngo umwana wasabye bakamuhibuye cyangwa se ifi bakamuhigaragara. Oya. Habe n'umwana watangiye kubyara nico gihaza amenya agaciro ka mama. Kubera ko nawe yamenye umwana we kwameza. Basha ukundi muziri somo. Muvuge ngo haleluya. Kimuziri somo. Iri somo. Umwana yatatsinza. Akava ngo aye mama papa we fizikurira mu nda. Uza wamawumva niko kuko umubiri wose wamuhinduka iki. Bakureba kurya uzumera umwana wawe. Niyo yo gusaba indege wo kwirukanga
umwana azataka akabari wo uribuka mwumva ababyeyi kurya muza musenga mukareba abana banyu uko bazabanyeganyeza amara yayo gutaka k'umwana cyangwa kunezerwa k'umwana uzi ukumvira mu mara noneho reba iyo uvuze ukuntu Imana iza yumvira mu mara yayo. Amen. Uwo ni umwigisha ukomeye ari we Yesu, grand professeur. Noneho Paulo nawe amaze gufata umwanya wa Yesu, aba umugabo ukomeye ngo atangire kwigisha, yaza yigisha abantu akabigisha aturutse kuri Bibiliya babonesha amaso yabo umunsi uwo. Munumve neza bana bacu b'abajene n'abahungu n'abakobwa, bavyeyi, abapapa n'abamama, uyu mugoroba aya masaha musingire mwumve neza. Natangaye uyu mugabo bazakunda avuga ngo yari umunyabwenge, ariko buriya nkunda Paulo nakwambiye kubwije ukuri. Niwe muntu yigeze kwandika yandikira abaroma yarananiwe kujyayo. Muzasome mu gice cya mbere n'icya kabiri uzasangamo. Niwe muntu nzasoma ngasanga yaratandukanije abwira abantu ko Bibiliya Imana yanditse ni eshatu. Bibiliya eshatu. Yashaka kwerekana ngo nudasoma uzasomeye, nudasoma uzasomeye. Niwe yageza demontra. Rero hari n'abashaka barandika bakavuga ngo buriya no kwiga ni byiza. Ngo Paulo Yesu yaraje atanga amahame y'ubwami, araze anonsa amahame y'ubwami. Pa y'ubwami bw'Imana. Paulo ngwaze arayasobanura, araexplica. Yari umugabo w'umuhanga. Agiye kwandikira abaroma bari intiti cyo gene bari bayoboye isi yose. Niho havuye nayaje muri vango tuleshe meme na Rome. Nukuvuga Rome yari kapitale y'isi. Kubera ko yarataragerayo agiye kubandikira, abandikira ko mu intellectuel ukomeye. Ababwira Bibiliya ja. Ubundi Bibiliya ya mbere ni dufite twese tuba dusoma, ariko yongeraho izindi zibiri. Arababwira ngo ibitagaragara by'Imana, Imana itazigaragara, izayerekanwa n'ibigaragara. Ngo iby'Imana yaremye byose ni igitabo cy'Imana. Kigomba kutwigisha ko Imana ihari, kandi bikatwigisha ko umunsi umwe urubanza ruzaba. Burya nuzazubona buri munsi icurebye amaso yawe kikweretse ni Bibiliya uhazo. Tuzagira icyo wireguza habe no munsi. Iyi Bibiliya niyo yasomye munsi yari muri Aeropang. Ageze Atenayi ngo hagera asanga ibigirwamana byinshi, asanga n'ikindi cyanditse ngo Imana itazwe. Noneho ashaka kugisha impaka. Iki Imana itazwe ntimuyizi tusa. Bamusabye kuja muri Aeropang gutenera conference. Ngo ashikabona ntasoma Bibiliya. Arababwira ngo Imana yaremye isi n'ijuru, ikarema mwebwe oxygene muhumeka, ikarema ibi nivyerekana ko Imana ihari. Sifa kwa Mungu. Buriya iyo urebye iby'Imana yaremye, iyo mubona aba bantu bakora muri za NASA n'abandi bakora aho bareba ikirere n'ibindi bazenguruka bakareba uko isi iri superpose za planet n'ibindi baza bagaraho bari ukuntu zitagongana n'ukuntu bitaza bisekurana, bagatangara bakavuga ngo ibi ntabwo byiremye. Uzica bazabita kuko batazi Imana, bakavuga ngo une intelligence supreme. Iyo intelligence supreme bayiburiyizi, tugomba kubibabwira iyo yitwa iki Imana, kuko nabo amaso yabazababwira hari ikintu gikomeye cyaremye Bibiliya. Ndashaka kukubaza ibyo uzureba umunsi ku wundi byose ni Bible. Ya kabiri, ya gatatu arababwira ngo nimba n'amaso yawe atazabona, atazayitegereza, utarasonye n'ibyo, ngo Imana yagiye yandika amategeko yayo, yandika mu mitima. Buriya umuntu wese azi niyo utosoma Bibiliya ikibi n'iciza uzukimenya. Habe n'abapagani batasomye Bibiliya, ninde muntu uja gusamana agasamanira ku muhanda azayihisha, ninde uja kwiba tabanje ngo afunge za biro, nukuva ngo karakora umutima wamubwe ngo nuci wabuja gukora niki nikibi, wagikoze Bibiliya yo umutima yakubwiye. Habe n'umwana muto iyo ari isukara ataroha amenya n'ubwenge bataramwigisha, agakora muri sukari, mami yaje azamashira amaboko hehe mu mufuka, agatangira guzaga niki bakoze ko muntu hasa kibihwamu wakoze ayo n'ukuri bw'Imana ndaco nakoze niko cyamubwiye gushiza intoke. Bibiliya
yakundaga gukoresha ibyo tureba umunsi ku hari abankurikiye mwankurikiye muvuga ngo amen cyane amen. Timoteyo yari umwana wa Pawulo, aramubwira ngo mwana wanje nabyaje iki ubutumwa bwiza. Nijega sasa mwisomo, mwana wanje nabyaje ubutumwa bwiza. Maze aramubwira mwese hari aho wari wabona mu irushanwa abantu barushanwa kandi birutse bagahabwa igikombe gusa batigeze bubahiriza amategeko? Ati nkeretse gusa iyo bubahirije iki amategeko gusa. Yendo cyantangaje, mureke mbabwire mu magambo make nihuta iby'Imana itwigisha zose ibikura mu bitabo bitandukanye. Cyari ikintu cya mbere maze kwandika, iby'Imana izitwigisha izibikura ahantu hatandukanye mu bitabo bitandukanye. Kibyo amaze kuvuga. Icya kabiri, ugomba kumenya rero kudafite icyo wakwireguza n'umunsi n'umwe. Nimba udasomye Bibiliya, ibyo uzubona chaque jour wakagombye kwikuramo amasomo. Icya gatatu, ibyo amaso yawe areba buri munsi ni Bibiliya. Turi kumwe? Ndababaza, hari irushanwa mwigeze mubona ribaho ritagira amategeko? Hari ibyo mwabonye? Icya kabiri, kuko irushanwa ryose rifite amategeko, ni ukumenya ko kuyubahiriza niryo banga ry'intsinzi. Kuyubahiriza ni banga ry'intsinzi. Reka mbereke, nimba ari muri kurusi bavuga abantu barushanwa n'amagare cyangwa n'amaguru birukanka cyangwa se n'amagare, ikintu kibanza cya mbere yuko biruka ni amabwiriza. Bakababwira ngo okay, sikirizeni sawa, ibwiriza rya mbere mwese muzahagurukira hamwe, bakatoresiza. Sibyo? Nimba utagira amatwi iyo kumenya aho bahagurukira, kera wasinze. Bose bahurira hari, tuzahagurukira kuri stade Amahoro. Ati très bien, niturangiza tumanuke uyu muhanda wa Kigali Parents, niturangiza dukate twinjire Giporoso, dukomeze za Sonatire tugere mu mujyi, twongere kandi tugaruke turangirize kuri stade Amahoro. Bakoze wumvise? Ati numvise. Très bien. Bakababwira rero ifirimbi nivuga mwese murahagurukira rimwe. Ifirimbi ngo abandi bakamamara kwa Kigali Parents, wewe ukamuwerekeza Sherando. Sherando ti no mu mujyi urazengurutse itaxi rwaniri paf, uzaba wa mbere kugera kuri stade hehe Amahoro. Kamera kiragufirima, nahagaze wa mbere. Très bien, tegereza igihembo. Uwamarutse Kigali Parents yagiye nashaka hagere nyuma y'iminota 10 nyuma yawe, ariko uyanyuze yubahirije amategeko bose nibaje kugira gucya ngo basange kera wamaze kwihanagura ibyuya wagize gute, uja guhemba azavuga ngo wewe ni wowe ufatiki igiko, uyu wahageze kare, ariko distance a parcourir, distance wagombaga kwirukanka ntabwo ari inzira ijanywe n'iki n'amategeko. Ntiyirusera tiyabize ibyuya aba, ariko icyo atakoze niki? Ariko yahagaze mbere.
ikibazo afite igare cyangwa se amaguru yirukanka, ariko uburyo yagenze ntabwo yigeze yumva keretse yubahirije iki amategeko. Ikintu kiza kintangaza, amategeko ni ikintu gikomeye kandi nico kiza gitandukanye umukino. Narimo nza ndimo ndefreshiza birantangaza. Muzarebe iyo mukina foot, barababwira ngo bakinisha amaguru. Iyo bageze no kwizamu, muzarebe mukinyi special wa undi uri kuri defense. Iyo abonye umukinyi waje azaya masubiza amaboko hehe inyuma agakubita gutya, kubera ko nupfa gukora ku maboko penalty. Ariko baje muri basket tibakinisha amaguru, bagakinisha iki amaboko, ifirimi ndivu. Ko biriwe bakinisha amaboko pa, birirwa bakinisha pa, kuki batavugije ifirimi. Amategeko agenga basket, amategeko agenga volley na amaboko, agenga foot ni ibirenge. Nuzana amaboko wakinye ko bitavuga. Mwana ubisa zose si sport. Ariko nimba ugiye kwina volley ugomba kubanza gutekereza. Nimba uri foot ukajyanayo amategeko ya basket, za penalty zirijira mu ratana mazero. Ukora abaye bankurikira muvuge ngo haleluya, mwongere cyane haleluya. Nimuvuge ngo kubahiriza amategeko cyane, kubahiriza iki. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye umwana we Timoteyo, mukozi w'Imana nasengeye aguheresha umurimo, uzumenya ko umukinyi ntazahabwa ikamba atabanje gutekereza ngo yumvire ko amategeko agize gute. Uranumva mwana wacu, mu nzandiko ngufi yanditse z'impapuro n'izandiko za Pawulo yandikiye Timoteyo zifite impapuro, ariko zirimo amagambo yo ku mutima umubyeyi azabwira umwana. Haleluya, haleluya. Mufate ubwo rero yarimo yekana ingero z'abantu bakina cyangwa se irushanwa ry'isi sport sana, iri rushanwa ryo mwisi. Noneho ngo aze kwandikira Abikorinto, ahindura rwa rugero yatanze igomba kutubera Bibiliya, arabizana bishira mu buzima bwa gikristo. Murebe impamvu yarimo avyerekana, yerekana uburyo ibintu bimeze, ngo amare azana iyo Bibiliya amasomo wakagombye kuvana hari ukayazana mu buzima bwawe bwa gikristo. Abakorinto ba mbere igice cya 9 umurongo wa 24 na 27, ageze ku murongo wa 24 arandika ngo ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko ugororerwa kabariki ari umwe. Umva rero neza application, isomo agiye kuri applica, yari kuye hari yagiye kurizana muri vi chrétienne, ubuzima bwa gikristo. Yarimo yandikira Abakorinto, arababwira ngo namwe abariko mwiruka kugira ngo mugira gute, muvuge ngo haleluya. Namwe ariko mugira gute kugira ngo mugira gute. Noneho tuvuye ku athlete tubivanyeyo, tuzanye athleticism mu buryo biri spiritual. Noneho wagera ku murongo wa 25 ngo umuntu wese urushanwa yirinda muri byose abyirindamo. Ni mu comparison ngo abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahambwe ikamba rigira gute ryangire, naho twebwe mu buryo spiritual tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe ikamba ritagira gute. Ko murabona nimba nirukanka mwisi hano athleticism ifite amabwiriza ngomba kubahiriza.
namenye neza ni ukuvuga ngo ni atletism uru rugendo rujya mu ijuru rugira ahantu batangirira rugira ahantu banyura rugira amategeko bagomba kubahiriza abantu benshi bisha amategeko za penalty zaraba filimi ziruha zivuga buri munsi kandi bavuga ngo bari hehe bari muri kuru bari mu mupira amen 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 Paulo arakomeza niba aba bantu bashobora kwirukanka barushanwa barangiza kurushanwa bagahabwa ikamba ariko iryo kamba ryangirika muzarebe neza discipline bagira buriya nimba hari abantu bagira discipline kugira ngo ushobore gutsinda n'abantu bakora siporo bakora irushanwa arabambwe se kwabo bazabiha discipline kugira ngo bubahirize amategeko baharanira ikamba ryangirika mwebwe se muri kurusi muharanira ikamba ritangirika mwiha discipline ngani kandi kamba duhabwa twe ntiryangirika ashaka ko babaza ninde muntu wigeze kumva Pele muri football Pele izanu bavuga ngo Messi Zidane nawe bagazavuga uyu wundi sinzi ni Kristaki uriya sha ureba discipline ali kandi kugira ngo imisipanye hari ibyo atazarya ntarya urusenda ntazanywa ibindi meze gutya igihe cyo gukina iminsi ingana iki agomba kuba afite iki agomba kuzubahiriza tazagera hariya akagira ikinduze mu mutima agomba gukora siporo buri munsi agira ati kugira ngo haranire igikombe kandi baragibona ariko ndashaka kubabaza ibikombe byose Pele yahawe haraho bikivugwa bizavuzwe mu gihe cye ariko nibyo mu isi bizabigera igihe bakabisanga ariko bazabiha discipline ariko twebwe umunsi tuzatsinda bagakoma ifiri okay arasi ni igikombe cya murebe iyo comparison uburyo yari mavyo kuki abandi bagira discipline amaze ugasanga abakristo mwitorero niba bazabagira ngo teriraho bazapfa gufatisha amaboko kandi ari gihe cy'amaguru tisho iyi kurusi uru rugendo rugira amabwire muvuge ngo haleluya uru rugendo rugira iki Bwana asifiwe niba mwankurikiye mwakiriza Bwana asifiwe Mwumve 26 ngo nuko naje ndiruka ariko si nkutaza honja kubita ibifunzi ariko si nkogosha mfite purpose 27 ahubwo mbabaza umubiri wanje mukozi by'uburetwa mwumve ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanje ubwanje taboneka yuko ndagize gutera kubwiriza ce n'est pas suffisant ushobora kubwiriza abandi bakagerayo ariko we nyuma yaho munsi wa nyuma tiweme impamvu tiwubahirije amabwiriza Allo uvuga ngo haleluya mwongere cyane haleluya hari ibintu nkabingahe icambere nabonye muri yagiye asuriye yerekana harimo muri ibi byombi irushanwa ryo mu buryo bw'umubiri irushanwa ryo mu buryo bw'umwuka harimo elema ya mbere igomba kugaragara ikintu kijyanye no kwirinda kuko niho yavuze ngo yirinda muri byose nukuvuga ngo no mu buryo bw'umwuka iyo uhaye urushanwa mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mwuka hagomba ko
gusobanukirwa iyi notion yitwa kwirinda. Haleluya. Cyone cya mbere yerekanye. Icya kabiri yerekanye aravuga ngo ababaza umubiri wa ngo mbabaza umubiri wanjye ngukoze iby'uburetwa. Ni ukumenya ko ubushake bw'Imana bugomba kurengera ubushake bw'umubiri. Ni ukuvuga ngo umubiri hari ibizo ugenda utwereka ariko ukavuga ngo ya kubera papa se nkurikiye hari ibwiriza rihari umubiri nyamaza. Nuko mutaraje muri utarahangana n'ubushake bw'umubiri ukaba ufite impamvu amabwiriza kugenga tuzanywa fanta koka tuzanywa iki tuzagira urusenda tuzarya inyama kugira ngo umererwe neza. Sha umuntu uzanesha ibyo urwana umubiri ukamugira inyota nikukaza n'abandi bangukazumva nawe wasingira amererwa ukazumva n'amacana ukababwira ngo nyamaza amabwiriza ngira kugira ngo nkomeze mererwe neza. Tuzarya inyama tuzanywa ikawa. Nigeze kujyana n'umugabo umwe ngere Sopetrade nzamuka gutya akunda ikawa cyane. Twageza tujya ni wabo akayidutekera zagicemwe ziryoha zimwe bazumva ngo kubisuza umva ihaye motera hanga amaze ngo ayirangize kurya bashize here ku cyapa ngo ikawa we uko ni cyapa ntabwo ari ikawa ni publicité bagize gute bashize ikawa we ndamubwira ngo kujyana uje kuyikugurira ko numva wahwereye n'ibindi iryo ni kinumu. Iyo bakubwiye ngo hautakunywa kahwa haba naho umubiri wagira ukoresha uburi kamwe ngo nyamanza hautakunywa ko niyo mabwiriza afite. Kwirinda de gucecekesha umubiri ukareka amabwiriza ajyanye n'irushanwa akaba ari yategeka akaba ari yajya imbere kurusha iki amabwiriza umubiri aho waguhereza. Cyo ni cya kabiri. Cya gatatu nasanze Paulo yarimo yandika nukumenya ko ngo ahari ubwo maze kubwiriza abantu nanje ubwanje ntaboneka ko ngira gute ndemewe. Ufo kumenya ko nyuma yo gukora hazabaho evaluation kugira ngo rebe ko imvune yose wavunikiwe niba ishobora guhabwa amanota yo kwemera. Hari abantu baza bakora muri iyi si bakumva ko bakoze ariko ntibamenye ko umunsi umwe hazakorwa proclamation. Umunsi umwe itangazo rizava ngo yes ibyo wakoze byose byajyanye n'iki n'amabwiriza uremewe kuko ushobora no gukora utagize gutema. Paulo yari umuhanga aravuga ngo nzansuzuma uko ngenda nkora mbwiriza ubutumwa inzangaruka nkisuzuma nkareba ngo ejo ntazabwiriza abandi ariko nyuma yaho njewe nkagaragara ko wagize gute muza mukora ariko mutegereza proclamation y'umunsi wanyu. Ega gukora niki no gushimwa n'abantu niki ariko uzumenya ko hari ahantu hari jiri iyiza amategeko neza. Muvuge ngo haleluya. Mwijuru tuzagira surprise iteye ubwoba. Ni bande muri mwebwe bamaze kudefanda memoire igitabo cya kurangiza amashuri murahari? Okay, ndashaka kubabaza iyo uhaye udefanda kera twadefanda gasale zuzuye ubasigaye bagusaba we na mwarimu na ba lecteur bawe ariko abayitujya bakaba bicaye muri salle na ariko nawe uraha hari cyo baza bita jiri zigirwa na directeur wawe na president wa jiri na ba lecteur babiri. Kera niko twari bimeze bakaba bari bana. Iyo udefanda ureba abayitujya cyangwa ureba mwarimu abari ureba abandi niba basomye igitabo niba baza amabwiriza niba utarakoze plagiat niba bazi nimba objectif wadefinishije hariya nimba zihura na conclusion hari amabwiriza hano basomye igitabo bagiye bakora za notation za rouge za kiza bakabura ngo icara aho dusobanurire none bakaguha iminota 30 uko wayisobanura lecteur wa mbere karamanura rinete akakureba agasora karimanura
akaza kureba noneho wewe aho kureba hariya ukaza wumva bariya ngo yavuze igifaransa cyiza uyu munsi aratinda we iyo uri igicucu turebe hariya reba ufite ikaramu uja kwandika inyuguti ivuga ngo amanota arakwiye cyangwa ni nyuma yaho babandi basa naho bavuze ngo ayanda akigenda none uyu munsi nabonye ukumva barahagurutse. Après débat et délibération, le jury a décidé. L'étudiateur, grande distinction. Niwo mwanya wo gukoma amari. Ariko apana mbere sutenanze. Ko muranuba? Babandi bakomya amashi. Après débat et délibération, l'étudiateur est ajourné. Iyo bavuze ngo wa journée arasibiye nono mwebwe mwakomye amashi ya mashakoze iki ukuyo turire iyo tubwire iyo duze iyo tuzi iyo tuhabwa ubu bishop tugahabwa ubu pastor tugahabwa archbishop tugahabwa iki hari gihe abantu bakoma amashi usijani na hawa cishamaka ye cishamaka hari nyir'ijiri roho mutagatifu na data wo mwijuru uzu gusuzuma mwibanga akagusuzuma uri muri public akagusuzuma ubwiriza akagusuzuma igihe utabwiriza akagusuzuma igihe uri muri office akagusuzuma n'igihe uri muri douche akagusuzuma everywhere karagenda yandi Paul aravuga ngo sinza ntinda kuri ibi gihe mbaye ngo nizangerageza kurwana no kubahiriza amabwiriza kugira ngo umunsi wo kwemerwa wa porokaramaye igihe impapuro zizabindurwa we tazagaragara mwabakozi b'Imana bari hano bakristo muvuga ngo Imana idufashe muvuga ngo Imana idufashe ubu kristo uru rugendo Imana yaduhamagaye ubu bukozi Imana yaduhamagari n'urugendo rufite amabwiriza mwirushanwa rifutike tawa uhabwa ika keretse akinyi agenda uko amabwiriza yo muvuge ngo yo abajene mwese muvuge ngo wi abasaza muvuge ngo haleluya abakecuru ngo amen uko mwanumvise muzubi mwanumvise noneho rero icyo ni cya gatatu icya kane ashaka kubereka ngo dufite impamvu yo kubahiriza amabwiriza nuko twebwe nituyubahiriza dufite ikamba ritangirika abantu bazagira ngo ubukristo ni ibikino Paul yaranditse ngo narwanye intambara narinze ibyo kwi narangije ki ngurigurisha n'urugamba narwanye intambara nutarwana n'umubiri ngurwane n'ibyisi shaka kukwereka ngurwane na Satani none se uzava ngo agize iherezo ryiza hari abantu bagenda muri isi bakama bagenda bararama bakaza bakubita za ama intuza zose bahura ugenda mu bukristo ugomba kuzaza ureba aho ukandagira ukazureba ahari umwobo ukazumenya inzira wanyuze asifiwe asifiwe kansozereza none niba umunsi umwe tuzasuzumwa ko twakurikije amabwiriza tugomba kwitwararika iki iyi somya muri Yosuwa igice ni
cya mbere umurongo ni uwa 8. Igice cya mbere umurongo wa 8 arandika, Imana iramubwira ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko, iki cy'amategeko iki, ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo uje ubitekereza ku manywa na nijoro. Why? Pourquoi? Kwa nini bagomba kubitekereza ku manywa na nijoro? Ugomba kubitekereza ku manywa na nijoro, umva, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byo. Munsubize, ukurikiza ibyanditswemo. Mwongere 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 mwongere. Médite, il faut méditer cette parole. Mugomba gusoma ku manywa na nijoro iri jambo. Milele na milele, milele na milele, tugomba gusoma ku manywa na nijoro aya magambo. Hari indwara nka zibiri dufite. Indwara ya mbere ni ukutamenya. Dutunze abakirisitu babaho bari mu bwami bw'Imana batazi constitution y'ijuru, kandi constitution y'ijuru ni iki? Ni Bible. Kandi kutamenya itegeko tirireka kuguhana. Nul n'est censé ignorer la loi. Niba kubwira ngo jewe nakoze bisi nari mbizi, ariko wabikoze ati ntiwari ubizi, itegeko rifrapa. Ejo naciye ahantu hari akantu nagize gutya ngo bamare ntibanandikira, ngo bampe message, ngo bagere bampagarisa ati ndugu yangu Amanda, ndamura ngo sinigeze mbimenya yamaseka. Atariko data we niko itegeko garivu. Abakosheje batakuye informe sikwe bireba itegeko nuko kirisa rihindo. Nukuvuga ngo nuba frappe n'aya magambo kubera kutaya medite ku manywa na nijoro, ignorance ikakwica, ntibizasobanura ko bitagukoraho. Ikibazo dufite, tugira abakristo batazi Bibiliya, tazasoma ijambo ry'Imana. Mwabasore nza nkunda kubahindukirana cyane mwebwe, kuko ni mwebwe generation ihasingira itorero mu myaka izi. Ijambo ry'Imana rigwiriye ringana gute mu buzima bwawe? Rirangana gute? Ngicyo kibazo dufite. Buriya imbaraga zose Paulo arandika aravuga ngo ijambo ry'Imana ribe rigwiriye muri mwe, rigwije iki? Ubwenge. Umunsi yabwiye Timoteyo aramubwira ngo nabonye kwizera kwawe kutaryarya, ngo nakubonye kwabanje muri nyogokuru, ngo kugera no muri mama wawe Eunice. Ariko ugiye gusoma ngo namenye neza ko wamenye ibyanditswe byerukira umwana. Ubundi hari gihe nigeze kwibaza, ese muzamwibwira ngo kwizera kwa Timoteyo ni hereditere, ni karande, ngubwo kwabaye mwanyirakuru kugafatana mama ngo nawe kumufate. Uko ni muri pastor uzavana umwana uri pastor, ninda babwiye ko bukiza buri hereditere ntibishoboka. Ariko dori banga bari baramenye mama wa Timoteyo ni kumwuka yansobanuriye, nyirakuru yareze Lois yabyaye Eunice, yamamutoza ijambo ry'Imana kiri umwana umukobwa, ararirya arakura, aba agira kwizera kutaryajya gusana kwa mama we. Nawe ngo abyara umuhungu we amurera kuko nyine yamureze, amutoza ijambo kiri umwana, nawe yamafata kwizera kwa mama we. Muzamubwira ngo mwagira kwizera kutaryajya mutazi ijambo ry'Imana gute? Kurya muzamubwira muri telefone ngo pya 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 nahe gasoma verse. Abandi bo baguze za Bibiliya sigaze zisa n'imyenda yabo bakagira ngo ni sakame, nukurirwa bazisiga amaparfe. No, tuba tubwizanye ukuri. Soma ijambo. Ubu no guhamagaza Bibiliya yawe nkareba uko wayisuriye, uyisomye kangaho irangije kangaho, bibise muri ijambo rizakurinda, si ijambo utwara inyuma niri kurimo.
kimubona babandi abadayimoni bazabanigana ngo twaze bibiri ngo akazayitunga gutya nta bibiri zitunga gutya ngo nigira iriya ikiza gito bari uzubona itunga gutya ikya gisoka sumuriro uvuye hari ni umuriro w'ijambo iringi yakweretse ryuzuye ubuzima noneho rigatwika abandi bakayisegura bamara kuyisegura abadayimoni bakayibanigiraho muzamusoma ijambo ry'Imana tubwizanye kure iyo muririmba mukabyina muzamusoma ijambo ry'Imana ndababaza icuzuye umuntu nticazaboga iyo wanyoye amazi uboga amazi sibyo niyo bagukanze gukiyo wanyoye amazi bakumuruzi ugasoma baza bakanda amazi akazamaturuka mu matwe nehehe no mu kanwa no mu mazuru ariko iyo wanyoye amata uzuboga iki iyo wariye ijambo uzuboga ijambo nguhu umuntu ufite power mbasabe muri message y'uyu munsi nimusome ijambo muza mutarama muririmbe muzi nimutahu gura bibiri gura n'ikaramu muri 1997 nibwo nari ngikorera muri leta nja i Paris twari dufite amezi 3 ya formation ngongereyo numva umwuka yambaza soma Nouveau Testament yose ndayirangiza muri ayo mezi none ngo ntaho umunsi umwe ndimo mbwiriza nayo ndibuka ko ari muri Maranatha sa nuvuga ibyo umwuka yampishuriye ndimo soma ngo sohoka umuntu yamaza arana ngo niko ngurashasoma Bibiliya yose wewe ukagira gute ukayiranga ese biri dépassé ni démodé icyo ni cyane nguritegereze kumanywa na nijoro icyaka ngo ubone gukurikiza ibizi ibiri indwara ya kabiri nabarize ariko bakaryirengagiza harabayisomye pa bayizi ugasanga iruzuye abayesha abakozi b'Imana benje bihangana Bibiliya barayisomye zayibukukira ngo none niwe yabaye mu bayandise ariko sha mwitegereze ga rya jambo ko rimeze mu buzima murebe uko ayoboye abakristo murebe uko abanye n'abandi murebe uko azagi murebe uko azayitwara murebe ariko iyi ni rya jambo azabwiriza suko atarize ariko Imana yabwiye Yoshua iramubwira ngo numara kurisoma waremeye uzurigendera ukuguru kwa mvuga ukantagira ibumoso cyangwa iburyo strict uzo kwandabira nimba ushaka kuba umukristo uzemerwa tugakora iki jambo ryahakanye niba shaka bazakwica nimba ushaka kuba uzaburangije neza nugongana n'ijambo uzabugongana n'Imana mwana ubise nugongana haba naho wazagukomera amashi bikagenda gute uzamenye ko umunsi wagonganye n'ijambo ministry yawe uzaba yagiye mu ruje kuko biziva ngo bamwe bazava ngo twirukanye abarwaye mu izina y'iki ryawe twirukanye abadayimoni twakijije bazababwira ngo nimwumve imbere mwankozi ziki zibi inkozi zibi no kubaho mwanyuranyije n'ijambo inkozi zibi Imana yacu ntigira amaranga mutima ni Imana igira za indicateur ni za critères d'évaluation ifuye kuzievaluer idafite critère amahame rusange twese duhuriraho yobaye injuste yobaye Imana iri injuste nico gituma yashizeho isuzumirwa umuzungu araza gasuzumirwa umwirabura akaza gasuzumirwa abavutse Abraham bagasuzumirwa kugeza kuri twe dusuzumirwa abazaza yacu kugira ngo umunsi Imana izerekana gute izerekana ibiri rusange itavuga ngo Aroni yamucirira ubanza muri ubu buryo ngo uyu iramurengana izi za indicateur ni ijambo kuva isi yaremwe Imana itarababariye Adamu na Eva bari babiri ku isi ikabirukana kubera ko bahushije ijambo nimwe bwizababariye nimwe urinde we wigaze uramutse Imana murahoberana muri Edeni uko murano ngubwo tugoswe n'igicu cy'abantu bahamije Imana ngo duti umwanditsi w'abaheba aravuga ngo ntimurageraho muvusha amaraso murwana n'iki nimurwanye cyane kandi ashaka kuvuga bakoze b'Imana mureke twigishe kwanga icyaha
no kunyuranya n'ijambo ry'iki. Impano ntisene patosha, ariko impano zitajanye n'imbuto taco zimaze. Kandi imbuto niki ni bigomba kuba biri conforme ku ijambo, niyo mababa biraza ko. Ubushize mu kwa 8 kugeza mu kwa 9 kurangira nari mu rugendo, bantumira hirya no hino mu mastate atandukanye ndabwiriza, none ngeze hagati kaza muri jambo rihayiriza ko riraza ari bicaha cyane. Abantu nje bagitangaza haleluya, muzare sinkibwiriza ahantu ngo bagume batangaza haleluya. Oya ni haka none mbaza Imana ese wampinduye iteka ryose wowe urumva message y'inkota isogota why none unanje mpereza nigisha intoza abantu babyine mu mwuka baririmba. Numva ko mwuka mbwira arambwira ngo rabizi igihe tugeze ni igihe cyo kubwira abantu ico bagomba gukora kugira ngo basingire umugisha. Narambuye ibiganza gushya jewe ntaco nimanye, ariko nkeneye uruhare rw'abantu ruze rusingira. Iki catwishe tutakigira imbaraga suko Imana itagikora, ariko tukigira abantu bagifite amahame bagenda. Rero bakangurire boye kwimimigisha basingire bahagara mu mahame yane ahonzanywa maze babone ibitambaro. Bijya bazababwira ngo gihagarara gutya ndagusengera gutya. Imana izigendera mu mahame, ntabwo ari Imana y'amaranga mutima. Hani bitazavuga ngo gira gutya nugira gutya uzahabwa umugisha. Tuzahabwa umugisha ngo ndagusengera, uzahabwa umugisha kubera ko uhagaze mu mahame y'iki y'Imana. Wasengera nta gusengera, nukora iki ijambo ry'Imana rivuga kizagira effet. Ndarangije mu izina rya twigisha turgisha dutinde mu ijambo turiryame turigendere turihumekere turirerere mw'abana. Ubane n'umugabo wawe uri mu ijambo, ubane n'umugore wawe uri mu ijambo, uyobore kampani uri mu ijambo, uzunyura no mu muhanda uri mu ijambo. Haleluya! Ubyina uri mu ijambo, uririmbire mu ijambo. Niza nkunda kubwira nabonye abahanzi bari hano, mbabwire nunashaka ko uhora uri alayini tukaririmba amarangamutima uzaririmba ijambo. Hari bamwe za numva batangira kuririmba bakaririmba turirimbo nka twatundi tumwe two kuja igihe umukecuru yanezerewe yabonye umunezero uraho hayatonora intoryi ari mateka songa ubugari, ugasanga turirimbo ni twatundi twawe tugufasha tuya ni twiza pe wanezerewe agakora ku marangamutima ririmba turirimba, ariko ndi waturirimbisha isi yose mufata, ariko nufata ijambo ukaririmba ijambo ry'Imana uzareba. Mana yo mu ijuru turagushimiye, tugirire neza uru rubyaro rwacu waduhaye kurera aba bakozi b'Imana dukorana, uduhereze kumedita ijambo ryawe ku manywa na nijoro, kandi nurangiza udufashe turigendere, nibo tuzaba abantu asifiwe b'imbaraga bahindura ibintu. Wabwiye Yoshua uramubwira ngo numara kuryitondera ukarigenderamo ukaribamo, nta muntu n'umwe uzashobora guhangara wowe, nta uzahagarara mu maso yawe, nta n'umwe. Ibanga ni ukwitondera icyo nagize gute navuze. Paulo yandikira Abagalatiya arababwira ngo nihagira umuntu uzabigisha irindi jambo rinyuranye n'iryo mwumvise hambere, ngo nubwo yava mu ijuru cyangwa ki ngo abikivume. Isi itangiye kwigisha ibintu bitandukanye binyuranye n'amahame y'ukuri ku ijambo ry'Imana. Uduhindura abanyabwenge bazi ukuri, bazi ijambo nyaryo kugira ngo turihagarare. Fasha abasore bacu bagira inyota y'ijambo, abamama bagira inyota y'ijambo, abapapa bagira inyota y'ijambo. Nurangiza udufashe kugira ngo tubashe kurigenderamo. Icubahiro n'ishimwe bikomeze kuba ibyaha. Tuguhaye amashi menshi tugushimira mu izina rya Yesu.